What's up our people? Reka nizere ko meze neza aho muri mu bice bigiye bitandukanye abanyarwanda abarundi ndetse ahantu hose Genesis TV kuva mu bihugu 44 byose ishobora kuba ikoramo. You guys kudos kuko mudahwema kutureba. Please nujye kuri screen zanyu kuko you know what it is. Nahageze it's the Vogue show Ngendi Ange mutangana. Reka nizere ko mutari buze kujya kuri screen zacu. So guys, you know what it is. Buri munsi tuba dufite ibice bibiri mu kiganiro cyacu cy'umunsi, and today muri the Vogue tips mu gace kacu kambere turaza kuba turebera hamwe uburyo ushobora gusukura amenyo yawe agasa urwererane. And you guys, you have to look beautiful everywhere. Ku mubiri wawe wose wambaye neza, ugomba no kuba usa neza, haba ku maso, haba ku ngohe, haba everywhere. Ndetse uyu munsi niyo mpamvu twibanze ku gusukura amenyo. Gonna see the natural remedies ushaka gukoresha ukasukura amenyo yawe agacya agasa urwererane. Baha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi muri the Vogue guest. Muraza kubona the man behind our setting today. Please don't go anywhere. Reka mbareke mukurikirane agace kacu ka the Vogue tips. Kanashimira wowe utigeze ujya kure ya screen zawe, uri umuntu w'agaciro cyane. So niyo mpamvu ugiye gutangira nakira umutumirwa wacu buno munsi nk'uko mubizi everyday tuba dufite umuntu uri hano kubw'impamvu za fashion. Previous time twari turi kumwe no mu makeup artists, yaradukoreye ijisho, you've seen it. It was really amazing. So today rero turi kumwe n'undi umuntu agiye kutubwira icyakora igitumye mbese ari mu kiganiro cya fashion cyacu cy'uyu munsi. Reka nkwikaze. Wiriwe neza? Wiriwe neza. Amakuru ni meza. Ibwira abadukurikiye. Nitwa Ndizeye Gilbert. Nkaba ndi mu furniture designer and making. Yes. Nkaba mu interior designer. Amazing. Tugoye ikaze mu kiganiro The Vogue. Murakoze cyane. Gilbert, abantu bari kubona studio yacu uyu munsi setting. Hush. Byandenze because it's really amazing. Please. Ibi bintu ubikora gute? Interior design, what is it? Sobanurira abantu ibyo ukora muri rusange. Ari igihe umuntu ashobora kumva ikintu ariko ntahita asobanukirwa. Abantu bazi ko fashion designing ari gukora imyenda gusa. Nshaka ngo ubahe aka introduction wenda gatoya kubijyanye n'ibyo ukora. Muri rusange ibyo nkora no gufasha abantu kuba ahantu hatoya bisanzuye. Muri rusange iyo tuvuze interior design tuba tuvuze uburyo bwo gufata ahantu ibikuta by'inzu bikareka kuba ibikuta by'inzu cyangwa se kuba abantu baba hagati aho muri ibyo bikuta, ahubwo ukahahindura ahantu abantu bashobora kuba kandi bishimye. Kugira rero ngo abantu bashobore kuhaba nuko igihe uhinjiye ushobora guhita uvuga ati aha hantu ni bakana kabahaba. Nukuvuga n'uburyo ki dushobora gufata ahantu runaka ukahindura ku buryo cy'umuntu hageze wese ashobora kumenya imiterere n'imibereho y'aba bantu bahaba. Muri makeya nubwo buryo twebwe dusobanura interior design. Yes, kubera iki gitekerezo cyo cyakujemo cyane ko umuntu aba afite amahirwe menshi kugerageza ibintu byinshi bitandukanye. Iki gitekerezo cyanjemo cyane kuko nakuze bambwira ngo Rwanda ni rutoya. Yes. Barabimbwiraga ariko ku myaka babimbwiragaho nkiri mutoya ntabwo nabashaga kubyumva kubera ko nabonaga sogokuru afite umusozi munini atuyeho n'abana be, ntabwo numvaga ko Rwanda ari rutoya. Naje kumenya ko Rwanda ari rutoya ubwo nazaga i Kigali, nahaje nje kwiga. Byari bigoye rero kugira ngo ubone ahantu umuntu aba. Nubwo bwa mbere nari mbibonye aho umuntu aba mu kazu gatoya bakakabamo ari benshi, munsi yabo hari utundi tuzu. Donc nibwo natangiye kubona ubucucike. Nibwo rero haje igitekerezo cyo kuvuga ngo kugira ngo tubashe kubaho tugomba kuba mu nzu imwe turi benshi. Icyo gihe byaratubangamiraga cyane, hakabaho kwiyaranja. Muri icyo gihe rero ndi kwiga nibwo haje igitekerezo cyo kuvuga ngo ariko iki kibazo cy'ubucucike muri ibindi kwiga nta buryo kinshobora kukibyaza umusaruro. Yes. Ngafasha n'abandi bantu bafite iki kibazo kuko nabonaga atari njyenyine gifite. Nuko rero nubwo buryo hajemo kuvuga ngo nshobora gukora interior design. Urumva deja inzu zirahari, zarubatswe, ariko ubucucike dushobora kubugabanya dufasha abantu kuba ahantu hatoya ariko noneho bisanzuye. Niba umuntu afite ububasha yenda
ubushobozi nk'icyo gihe uburyo nari meze niga muri kaminuza mfite ubushobozi bwo kwishyura chambrette icyo gihe deja nta nubwo nari mfite ahubwo twari dufite ubushobozi turi barindwi twiteranyirizaga hamwe twishyura chambrette imwe urumva icyo gihe byari bigoye igitekerezo kiraza cyane ndavuga nti ni gute nshobora gufasha aba bantu barindwi bari kuba muri chambrette imwe kubaho kandi bakabaho bisanzuye urumva nimba ari barindwi baraza gukenera aho kurara baraza gukenera aho gutekera baraza gukenera aho kubika ibikoresho byabo by'ishuri baraza gukenera aho babika imyenda yabo baraza gukenera aho bakirira abashyitsi ibyo byose baraza kubikenera mu buzima bwabo bwa buri munsi ni gute twabikora ku buryo ki ni gute byakorwa ku buryo ki aba bantu ahantu babasha kwishyura bashobora kuhaba ariko na za bezuye zabo bakabasha kuzikemura kandi mu buryo bwiza kandi bwiyubashye mbona rero birashoboka cyane ko muri interior design dushobora gutubura aho tuba tugatubura n'igihugu muri rusange bitabaye ngombwa ko twubaka andi mazu bitanabaye ngombwa yuko tugura ubundi butaka ahandi ahubwo dukoresheje bya bindi dufite deja ahubwo tukabasha kwiga amayeri yandi yo kubyagura cyangwa se yo kubikoresha ku buryo bishobora kudufasha mu bibazo duhura nabyo bya buri munsi. Yes, urumva ko igitekerezo gifite impamvu ucyaje ariko ubu nanone ashobora kwita yibaza se inyuma yo kubikora yo kubishyira mu bikorwa sosiyete nyarwanda yabyakiriye gute? Abenshi ntabwo baba bumva ko bishoboka kuko abenshi barakubwira ngo twabibonaga muri film ntabwo twari tuzi ko mu Rwanda bishobora gukorwa ariko iyo urebye usanga ni ikintu sosiyete yakiriye neza cyane kandi yishimye kuko ndatungurwa cyane buriya nk'iyo ndebye muri telefone z'abantu benshi usanga buri muntu wese hari akantu runaka yagiye abika akavuga ngo mu gihe runaka nzakoresha intebe zimeze gutya nimbyara umwana nzamuryamisha mu gatanda kameze gutya usanga ni ibintu biri mu bantu nyizina ahubwo bari banyotewe no kubona igisubizo ni gute mu Rwanda bishobora gukorwa ni gute dushobora kubikora ni ibintu bakiriye neza cyane ku rwego ngiye ntatekerezaga yuko abantu bashobora kubyakira gutyo. Wow, ikigaragara nuko umaze kubishira ku yindi level kuko guys uko muri kubibona ahantu twicaye ni muri salle à manger ariko ntago ariho muza kubona honyine hari ibyo uri kubona ukabona ni byinshi se ariko uraza kubona uko icyo ari kuvuga koko ari cyo uburyo ushobora gukoresha space yawe ari ntoya ukayishiramo ibintu kandi byinshi umuntu yabona akavuga ati ibi bintu ntabwo bikorwa mwaga please. Yeah, it's a good idea but ubimazemo igihe kingana gute wabitangiye ryari? Nabitangiye muri 2019 bimazemo imyaka 2. 2019 ukaba ugeze kuri iyi level? Ya 2019 nkaba ngeze kuri iyi level birashoboka cyane kandi byarakunze kuko mbikora full time mbikora igihe cyose amasaha yanjye yose kandi noneho kubera n'uburyo ki abantu byaje babinyotewe cyane abantu bagenda bampa ibitekerezo byinshi cyane bikampa rero imbaraga n'umurava wo gukora cyane kugira ngo mbashe gushyira mu bikorwa ibyo abantu bashaka. So ibanga ni irihe ryatumye wenda ubikomeza day to day kumva ko ari akazi kawe ka buri munsi gukora designing? Ibanga nta rindi ndabikunda ahanini cyane mba numva n'ubuzima kame mba numva nta bindi nakora ntabikoze kuko n'ubuzima ikimwe mu bice by'ubuzima kandi nanone ntago bingora urumva buri kazi kose umuntu akora ahura n'imbogamizi ariko iyo ukora ibintu wumva ukunze za mbogamizi ntago ziguca intege ahubwo zigutera imbaraga zo gukora cyane kugira ngo kuko buri mbogamizi iza ihetse isomo runaka. Ni ukuvuga rero icyo ngicyo ahanini cyane navuga ko ari nk'aho iryo banga ni ukuvuga ni ukwizera yuko ibintu bishoboka ubundi ugashyiramo imbaraga kugira ngo ubashe kugera kuri bya bindi utekereza kuko icyo umuntu cyose atekereza mu mutwe we gishobora no gushyirwa mu bikorwa bigakunda. Ndagira ngo bive mu magambo noneho bijye mu bikorwa tugiye kwereka abantu salle à manger twicayeho ishobora kuba yatwaye espace nini ariko ukuntu ubikora wowe ndashaka ko uyihereza espace ntoya cyane hanyuma abantu badukurikiye bakabona kuko ibyo turi kubabwira aribyo please nujye kure ya screen zawe. Here we go.
urakoze cyane nk'uko ubibona ubu yari dining twayikoreshaga turi babiri ariko n'abantu bane bashobora kuyikoresha ubu hano twarambuye uruhande rumwe ni ukuvuga twe igitekerezo hanini cyane ngenderaho ni ukuvuga ngo igihe ikintu kidakenewe nta n'impamvu y'uko gishobora gutwara umwanya mwinshi ni ukuvuga iyi dining yari itwaye uyu mwanya ubu kuva aha ugera hariya hirya harimo santimetero 80 uyu mwanya yari itwaye kuko tuyikeneye turi babiri ariko mu gihe tutayikeneye turi babiri urumva nta mpamvu y'uko ishobora gutwara uwo mwanya wose ishobora kuwugabanya igasigara itwaye gutya mu butambike santimetero 30 nta kundi rero tubikora urayifata dining yawe uru ruhande uruzinga ubu iyo uruzinze uba ubonye space ikibazo gisigaye ni izi ntebe ushobora kwibaza ngo izi ntebe zurazishyira he nabwo iyo urangije kuzinga intebe urayifata yawe ntabwo iremereye ukayizinga warangiza ukayibika muri wa mwanya n'ubundi dining yari ifite niyo yawe nayo niyo yanjye nayizinga nawe wayizinga ukayifata nayo n'ubundi ukayibika hahandi kiriramo hanyuma twegere hano hafi you guys hano hantu harimo ikibiriti ahari dining rero urabona yuko habonetse umwanya uhagije ushobora kwidagaduriramo no kwisanzura ukaza mu gikoni iki ni igikoni uko ukireba urabona ntago ni igikoni cy'abantu basirimutse ni ukuvuga ni cy'abanyarwanda twebwe dufata ko umunyarwanda uwo ari wese waba muri chambrette ahantu hose waba uri urasobanutse niyo mpamvu tugerageza gukora ikintu n'ubundi kizaguha agaciro kizatuma nawe wumva uri proud ufite ishema cyo kuba uriwe aho waba utuye hose iki gikoni rero iyi ni ishyiga nk'uko ubibona ushyiraho ibyo ushyiramo ugateka nk'uko dutetse guys turatetse dutetse amagi atogosheje arimo arashya natangiye no kugira kwa kundi aba yagaragaje gushya cyane ariko anyways agomba gushya cyane kugira ngo atadutera indwara ubu ngubu iki ni igikoni aka kabati rero uko ukabona gafite umwanya ushobora kubikamo ibikoresho byawe by'igikoni ushobora kwibaza ngo ibi biri kwaka biri kuvana hehe imbaraga ahangaha naho iba ifite umwanya ushobora gushyiramo gaze ntabwo ari ngombwa yuko uba ufite gaze y'ibiro byinshi ubushobozi ufite bwo kugura gaze niyo ushobora gukoresha guhera ku iziboneka ku isoko iyo ariyo yose ushobora kuyikoresha ubundi ugatekera ahantu hatoya ubu hano nyine turacanye ushobora kugabanya umuriro hanyuma ndakeka byanahiye ubu ngubu wazimya ushobora kuzimya iyo ujimije hano hejuru biba byiza niyo gaze nayo uje ukazimya kugira ngo wirinde za mpanuka z'inkongi y'umuriro zishobora kubaho ndayarya koko baba badushakira umunyu so ahangaha ni igikoni nk'uko muri kubibona we are talking about interior design turi kumwe na Gilbert kuva muri Mikago 7 ari kutubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye about interior design. It's not about wearing clothes cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye bikwerekana mu buzima bwawe cyangwa se utambuka no mu nzu yawe agomba kuba harimo bwa bwiza tugendana umunsi ku wundi. So ahangaha tugeze ni hehe? Aha tugeze ni kuri bariko ni hanze ku bantu bafite hanze ntabwo ari ngombwa ko hanze hagomba kuba ari hanini kugira ngo ubashe kwishimira cyangwa se kugira ngo ubashe kwinjoyinga. Hari n'igihe ushobora kuba ufite inzu idafite hanze ariko imbere mu nzu wowe ukahakoramo hanze birashoboka cyane. Niba igikoni cyacu kitari gukoreshwa dining yacu itari gukoreshwa urumva ha hantu ufite umwanya munini aya meza ashobora gukoresherezwa. No kuvuga aya meza ameze gutya mu gihe ari gukoreshwa ushobora gushyiraho umutako ari amagi yacu dushobora kuyagana tudashaka kuyarira mu nzu tukaza tukayarira hano hanze twicaye n'ubundi utundi twadutebe style ushobora kwicara ukaganira n'inshuti zawe ushobora kuba ufite abashyitsi udashaka ko ushaka kugira ngo umute akayaga bitewe n'ahantu utuye cyane ko tuba mu gihugu kigira ibiti byinshi akayaga bari sawa ushobora kuba ufite abashyitsi ushaka ko mwicara hanze muganira ushobora gukoresha aya meza ariko nanone ushobora kuba ahantu utuye nta security hari hagije ku buryo ki aya meza ushobora kuyaraza hanze nayo biroroshye ku buryo ki ushobora kuyabika
akoze mu kuvuga aya meza akoze mu rubaho no hejuru naho ni ubwoko bw'urubaho nabwo rutangizwa n'amazi ku buryo ki yanyagiwe nta kibazo nta mpungenge uba ufite yuko ashobora kuba yagira ibindi bibazo bindi yagira nyuma. Yes, icyo nzi nuko urubaho nyine ruba rwavuye mu giti kandi bavuga ko utemye igiti kimwe bagomba gutera bibiri. Wowe biti ubikura he? Dukoresha ibiti bya hano mu Rwanda n'ubundi cyane ko abanyarwanda twizeye kuba baba bafite twese dufite imyendangagaciro yo kuvuga ngo nimba dutemye kimwe dutere bibiri. N'ubundi ibiti byose dukoresha ni ibya hano mu Rwanda. Dukoresha ibiti byo mu mahanga. Usijye bitera se bitera iyo watemye kimwe utera ibindi. Urebye ahanini ntabwo projet yanjye ari projet y'umunsi umwe cyangwa ejo, ni ukuvuga igenda ireba n'ejo hazaza. Ahanini cyane tuba tuvuga tuti nimba ibi biti dushobora kubibona bigoranye uyu munsi, niki twakora kugira ngo ejo yenda bizabe ibiti bishobora kuboneka mu buryo bworoshye. Icyambere rero dukora ni uguha agaciro ibyo biti bya hano mu Rwanda. Ni ukuvuga niba dushobora gufata inturusu ya hano mu Rwanda tukayigura cyangwa se tukagurira pinusi umunyarwanda, wa munyarwanda aratangira kubona agaciro k'igiti, ejo yongera agenda atera ibindi biti kubera yuko umunsi yari afite ikibazo yabashije gutema igiti kiramugoboka. Icyo gihe aratangira guheza agaciro igiti. Ni ukuvuga rero uburyo ki twebwe tubikora uyu munsi ni uburyo buri indirect, ariko tubona yuko bitanga umusaruro hanini cyane kubera yuko twita hanini cyane gukoresha imbaho ziva hano iwacu mu Rwanda mbere na mbere, kubera yuko ninjira muri uyu mwuga abantu benshi bambwiraga yuko ibintu bisa neza ari ibikoze muri ribuyu, ibintu bisa neza ari ibikoze muri muvura, ariko uyu munsi baraza bakareba ibyo twakoze bakabona bisa neza kandi birakomeye kandi bimeze neza kandi nta na kimwe gikoze muri izo mbaho. Ibyo rero nanone ubona yuko twebwe guhesha agaciro cya giti cya hano iwacu ni uburyo bumwe bwiza bwo gushishikariza abantu gutera ibiti kandi no kugira ngo ejo hazaza tuzabone n'ubundi ibindi biti dukomeza gukoresha mu buzima bwa buri munsi. That's amazing guys, follow me. Ubu nanjye ngiye kugira icyo basobanurira. Uri mu rugo iwawe, si ngombwa ngo ube ufite za bilon zibamo intebe nyinshi, no way. Ushobora kwicara muri kubona iyi netageri, si byo Gilbert? Yego, iyo netageri umuntu ashobora kuyikoresha nka bilon, aka home office, you know guys. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Ushobora kugenda kuri mashine yawe niba ari utuntu ushaka gukora utashye nijoro cyangwa se wiriwe iwawe. Ni ibintu ushobora kugerageza iwawe, namwe murabibona. Nanjye ndi mu kazi naho ubu nageze muri ofisi yanjye nkoresheje bwa buryo Gilbert ari kudusobanurira isaha ku yindi. Guys, iyo umuntu muvanye mu gikoni agira ngo nturi bugaruke, turaza kuhagaruka kubera ko ibyo twatetse byahiye kandi tugomba kubisogongera. Gilbert, umuntu ashobora kwibaza urubyiruko rurahari, nawe sinzi nimba uri muri age y'abantu bari mu rubyiruko cyane cyane ko numvishe ko bagabanyije imyaka simbizi. Urubyiruko? Yes, hari uri kubireba akibaza se ntago ari kwa kundi batubwira ngo natangire ngo ku muceri umwe ngo none nkaba mfite kampani y'imiceri. Wowe ubushobozi wabukuye bwo kugira ngo ugere kuri ibi ngibi aka kanya? Ubushobozi ahanini nabukuye muri icyo cyizere cyo kumva yuko ibintu bishoboka. Mbere na mbere nagize igitekerezo, mu by'ukuri cya gitekerezo kimbamo igihe kinini, ntangira kugishyira mu bikorwa. Igihe cyo kugishyira mu bikorwa nari mfite byinshi byancaga intege kubera yuko hari ibyo nakoraga bikanga, henda tuvuge ngakora nk'igitanda kizingwa tano nkagikora ariko ugasanga mekanizme yacyo irangoye, ariko sincika intege. Impamvu ntacikaga intege nuko numvaga ahanini cyane mission mfite, numvaga ahanini cyane uburemere bw'ikibazo nje gukemura. Numva yuko atari ikibazo kigusaba ngo yenda ushyira amaboko mu mufuka kize gukemuka. Ahanini rero mu gukora ibi bintu byampereyeho ubwanjye, ntangira kwikorera ibikoresho byanjye mu buzima bwa buri munsi. Nyuma inshuti zanjye zansura zikabikunda, inshuti nazo zikambwira ngo wadukoreye ibi, urumva uko zabinsabaga zampaga amafaranga kugira ngo mbikore, ubushobozi bugenda buzamuka gutyo. Ariko mu by'ukuri itangira ari business iciriritse cyane,
iri kuri njye n'inshuti zanjye. Iyo umuntu rero yazaga gusura ya nshuti yanjye agasanga hari ikintu nayikoreye cyiza, nawe yaravugaga ati ninde wagukoreye ibi ngibi, nawe akaza. Kuvuga network igenda yaguka gutyo, muza gushinduka byabaye business nini uyu munsi. Mu by'ukuri rero yanasubije ikibazo warumbajije, nta bundi bushobozi bundi bw'ahandi nafashe cyangwa se budasanzwe, byahereye muri utwo tuntu duto tugenda dukora kugeza n'uyu munsi. Yes, company yitwa gute? Company yitwa Mikago 7. Kubera iki Mikago 7? Mikago ni izina riri creative. Yes. Ni izina ry'ubu donc naremye ubwanjye. Nararebye ndavuga nti iyi company ibi bintu mbyite ngiki, bishakiye izina nsanga ibintu byose bifite izina byatangiye nta zina bigira buriya. Yes. Nkaraza bihereza izina turabimenyera kari bose. Ndavuga nti kubera iki nafatira urugero ku bindi bintu biriho kandi ibyo ngiye gukora ari ibintu bishyashya hano mu Rwanda. Bihereza izina rero Mikago binzamo gutyo, bihereza izina rya Mikago. Mu by'ukuri nta gisobanuro cyihariye rifite, ariko ibikorwa ubwabyo birahari kugira ngo byishakire igisobanuro. Twizera ko mu gihe runaka nuzajya uvuga Mikago hari ikintu kizaga kiza mu mutwe muri image y'abantu. Iyo 7 se? 7 rero yavuye hehe? 7 nemera Imana, nemera n'ibyo yaremye, nemera ko ari we muremyi mukuru uriho. Yego. Ibintu byose biri Imana yagiye irema, ibyuzuye byose buriya ni birindwi. Birindwi. Kuvuga Imana yaremye amabara arindwi, Imana irema iminsi irindwi, irema ibihugu byose birema mu minsi irindwi. Imana irema umuntu nayo imuha imyenge irindwi. So kandi muri interior design ibyo turi gukora turashaka kugira ngo abantu babe ahantu hatoya ariko bisanzuye, kugira ngo umuntu abeho yisanzuye kandi abeho neza, nuko ya myenge irindwi yose ibi satisfait. Si myenge irindwi uri kuvuga ni iye kujye nayoze. Ngiriyo myenge irindwi. Ngeze umwenge wo mu mazuru. Ubu ni ibiri? Amazuru ni ibiri. Ibiri? Amatwi? Ni ibiri. Umunwa? 5. Ahandi? Mu kabuno. Itandatu. Ahandi? Igitsina. Oh, right. Ya kugira ngo umuntu rero abeho yisanzuye nuko iyo myenge. Ariko no mu ruhu habamo imyenge. Ntabwo tubibona, ntabwo ushobora gucishamo ikintu ukinjire. Niba irahaye ndifite uburyo ikora ariko ntabwo turi kureba kuri specific. Yeah. That's nice. Urumva ko iyo 7 iyo mfite umwihariko ariko nshaka gusobanukirwa Mikago, iyo Mikago. Ese ubu ngubu nanjye nzafate ikintu mbite mvuga ati noneho nyise ngo ikintu donc kidafite ahantu giturutse. Katifa urugero. Iki ngiki tukita ururabo. Yes. Ushobora kwibaza ngo umuntu wabyise ururabo yabivanye hehe? Uyarabirebye gusa aravuga ngo ni ururabo. Birahama, birafata, uyo nkubwiye ururabo wumva icyo mvuze. Yeah. So na Mikago nayo no. Ni uko nguko creativity igendiza. No kuvuga nyine ni izina rira donc nta gisobanuro kugeza ubu ngubu nakubwira ngo specific, ariko uyu munsi ubajije umuntu wakoresheje ibi bikoresho ukamubwira Mikago hari ikintu gita kiza mu mutwe. Yes, kwisobanura bitandukanye nuko ndi kwisobanura. Watubwiye ko kugira ngo igitekerezo cyo gukora ibintu wagikuye kuba u Rwanda warakuze bakubwira ko ari rutoya, ariko nanone ntabwo ari cyo gihugu cyonyine gitoya. Mikago 7 harano yaba yarabashije kugera hirya y'igihugu cyacu. Hari aho yageze, ariko aho yageze ni mu gihugu kinini. Hari abakongomani bakunze ibikoresho byacu, bajyaga bakunda kuza kutugurira ibitanda cyane, tukabibohereza bakabyestoringa cyane cyane bigoma. Urebye niho hantu navuga yagiye nyuma y'igihugu cyacu. Niki wabonye kiza muri ibi bintu bya designing, bya furniture design? Ikiza kirimo n'umunezero. Iyo ukoze ikintu ukareba muri societe ukabona kirimo kirakemura ikibazo, hari uburyo kivuga ngo hari uburyo ushima Imana. Buriya abarokore bagiye ikintu cyo gushima Imana,
hari uburyo ki wumva mu mutima wawe uvuze ngo oh shimwa Mana kubera yuko icyo wandemeye ndimo ndagikora. Kuvuga Imana yaraturemye kugira ngo tuze kuri iyi si tuyisige isa neza kurusha uko twayisanze. Niba twaravutse twisanga mu Rwanda batubwira ngo ni rutoya mu buryo bw'ubuso, ariko hari ubwo dushobora kurwagura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo rero ngeze nk'ahantu nkabona abantu bari gukoresha igikoresho nakoze cyangwa se umuntu ampamagaye akambwira oh twari dufite ikibazo iki muri famiye, baduhaye ubu ngubu hariho amabwiriza yo kutugomba gukorera mu rugo, twabigenza gute, ugafasha abantu bakaza bakakubwira ngo uyu munsi turimo turakorera mu rugo, ndimo ndakora nta muntu nderanja, n'umudamu wanjye arimo arakora nta muntu umuderanja, n'umwana ariga ntitumuderanja. Uravuga uti umunezero n'uyunguye. Umunyarwanda yaravuze ngo na kera ngo de, birumvikana ko no muri ibi bya interior designing, furniture designing nabyo birimo challenge umuntu agomba guhura nazo buri munsi. Challenge ugihura nazo from day one gushika ubu ngubu, cyane cyane ko tubwiye watangiye 2019 nizi. Challenge ya mbere no kutabasha guhaza isoko. No kuvuga abantu usanga babikeneye ari benshi, kandi uko abantu babikeneye bafite na bafite ubushobozi bwo guhaha bitandukanye. Kuvuga hari umuntu uri muri lower class, undi ubukungu bwe buri hasi, hari ufite ubukungu buringaniye, hari n'ufite ubukungu buri hejuru. Bose ariko wajya kureba ugasanga bakeneye za product zawe, za product bya bintu ukora, wese baragukeneye. Ahanini kugira ngo ubashe gukora ikintu kibe imbera byombi muri bya byiciro byose, bikunze kugorana cyane. Ikindi cya kabiri, ugasanga abantu benshi barimo barakenera ibintu, ariko wowe nk'umuntu ukiri gutangira ntabwo ufite ubushobozi bwo guhita ko ubahaziriza, ubahaza bose icyarimwe. Iyo ni challenge nini cyane dukunze guhura nayo. Indi ya kabiri ni kurumva iyo challenge nanone iraza ikongera iyo mbogamizi, iraza ikongera ikagongana na karite, kuko urumva urashaka guhaza abantu kandi nanone urashaka kugumana ibintu bya karite. Niba ari wa muntu ufite ubushobozi buri hasi ugiye kumuhereza ikintu, umuhereza ikintu ariko nanone gifite karite nziza, kuko nawe nubwo ari hasi ariko arashaka ko byibuze agira icyizere cy'uko yumva ko nawe hari urundi rwego agezemo kubera yuko yabashije kugura cya gikoresho cyawe. Nawe wundi nawe uri ku rwego ruri hejuru cyane, nawe akeneye noneho nawe ya karite ibasha gutuma yumva yuko noneho ari on the top, ari hejuru ku mpinga y'umusozi. Ni ukuvuga iyo nayo ni challenge. Indi challenge ikunze kubaho nuko ibi bintu turi gukora bisa nkaho ari bishyashya mu Rwanda. Ni ukuvuga biba bisaba yuko ufata umwanya munini cyane bigisha abantu umumaro wabyo, uko bikora, no kugira ngo ntibabigereranye cyane n'ibyo basanzwe babona. Kuko ni ukuvuga igihari ni kimwe, turashaka ko ahantu hose haguka. Niba dushaka ko ahantu hose haguka, hari ibyo twirengagiza rimwe na rimwe. Ibyo dushobora kwirengagiza ni ukuvuga ngo ibidafite umumaro nta mpamvu yabyo, ahubwo bifite umumaro naba ari byo dufokasingaho cyane. Kuvuga niba ari intebe urebe buri kantu kose gashobora gufasha umuntu, gerageza kukagira keza, ariko aba ariko kaza kuri iyo ntebe gusa. Ibidafite umumaro byihoreye. Ni ukuvuga rero iyo nayo ni challenge, kubera yuko abantu benshi ntabwo babyumva, baba bumva nyine ni iby'abanyaburayi. Nabibonye muri filime ni iby'abanyaburayi. Urumva rero uba ukeneye no kumwumvisha yuko nubwo ari yabibonye muri filime, ariko nawe yabyikorera abideservinga. Yes. So guys, turi kwerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi The Vogue, ariko umva mwebwe muri screen zanyu muri gutekereza mukavuga ngo ndaza kureba niba bari busohoke batariye ari amagi batetse, cyangwa se muziko twababeshya atari yadutetse, muziko dutogosheje amazi. No way. Tujye gufata umwanya tugende tujye kuri ya magi, mbese dusangiye nawe n'uburi kuri kamera, wimagine turi gusangira.
don't go anywhere. Ariko n'ubundi turi kwerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu nk'uko nabibabwiye mbere yuko mujya kuri exclusive ndabiza abantu benshi bari muri curious yo kumenya niba aya magi turi buyarye ariko rwose turayarya kuko yahiye deja kandi rwose iminota igenewe ku magi ku ziko yamaze kugera yanarenze deja ariko umuntu ashobora kwibaza umuntu yababona gute akeneye ko wenda hari uburyo mushobora kumwigisha kubikora cyangwa se hari n'uburyo ushobora no kuba yakubereye umukiriya n'iyindi dira ashaka muvugana. Dukorera ku Muhima. Yes. Ni muri Kigali ku Muhima hafi no ku bitaro. Ni ku muhanda kandi 22 kuri muhanda wa Yamaha Kinamba. Tugana aho dukorera donc manho dufite showroom. Ushobora no gusura imbuga nkoranyambaga zacu. Yes. Kuri Instagram twitwa Mikago Save gutyo bivuze mu Kinyarwanda Mikago nabyo byandikwa mu Kinyarwanda. Kuri Facebook naho nuko twitwa nuko twitwa. Ushobora no gusura urubuga rwacu website yacu ni www.mikago7.com. Ushobora no kuduhamagara kuri telefone. Umuntu ashaka kodaringa online? Online biracyagoye cyane. Twabitunganya neza ku website hari utuntu tumwe na tumwe tudakora neza tukiri kunonosora ariko nabyo vubanga biraza gukunda. Ushobora no kuduhamagara kuri telefone yacu ni 078 57 88 11 9. Ntabwo yagenda utabwiye urubyiruko rudukurikiye icyo warushishikariza mu buzima bwabo bwa buri munsi mu byo batekereza gukora niba kumve ko designing ari designing y'imyenda gusa girira inama cyangwa ubutumwa ugenera abantu badukurikiye muri rusange. Icyo nababwira hanini cyane no kutumva amabwire. Hari igihe umuntu akora bamubwira ngo akazi karabuze ariko ntabwo akazi kabuze. Akazi karahari ahubwo karagutegereje ngo ugakore. Icyo ukeneye gukora hanini cyane no kubanza kwisobanukirwa ukumva icyo ukunze n'icyo ushoboye ukagitangira buhoro ukagitangira ukikorera ubwawe kugira gusaba inezeze kuko akenshi umuntu ari gukora ibintu akunda umunezero. Tuvuge yenda niba uzi kuborosa neza cyangwa se wumva bikunze ushobora gutangira wiborosa ejo ukaborosa inshuti zawe cyangwa ukazigisha uko ziborosa za nshuti zawe uko bigenda byaguka bigeraho ugasanga bibaye akazi ka buri munsi. Nugasanga abantu barimo baraguhamagara ngo ngwino dukore iki ngiki ariko byaratangiye gutyo. Kuvuga rero ibintu byose bitangira buhoro buhoro bikagenda bizamuka. Ubwo rero icyo nababwira no kutumva amabwire kubabwira ngo akazi karabuze cyangwa iki ahubwo koko gahari ahubwo kagutegereje ngo gakore. Birashoboka rero kuba ibyo ukunda nta wundi muntu urabikora ukabona ni bishyashya ukabura buhera komeza ubikunde nibyo byiza kubera yuko ari bishyashya nawe nyine bizakuvuna yego kuko ari bishyashya nta bandi uzaba wireferaho ariko kuzabikora kose bizaguhisha ishema ryo kugira ngo wubake ikintu gishyashya hano muri iki gihugu. Reka mushimire cyane. Murakoze cyane. Guys, iyo bigeze ku kintu bita ifunguro kabisa hari nyembura amagambo ari nayo mpamvu ngiye kutangiye kureba kamera kugira ngo aya magi ari hano nayasigayemo hariya yarye nyamare. Alright guys, reka mashimire cyane mwebwe twabanye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Abarundi kabisa turabiyumvira cyane kuko muri abantu ba mbere baduhereza feedback day to day, muri abantu bagaciro cyane. Abanyarwanda namwe muba mubizi nta n'impamvu yo kwirirwa tubisubiramo. So guys, reka mbashimire mbararekera gukomeza kuryoherwa na gahunda z'ibiganiro Genesis TV igutegurira. Nge nari Ange Mutangana, tuzasubire ubutaha. Ushaka kutwandikira cyangwa kuduha igitekerezo kuri social platforms zacu hose ni Genesis TV Rwanda, Instagram, Twitter, Facebook ndetse no kuri YouTube. Jyaho ukore subscribe. So ciao, next time.